Okay, ngiye kubereka uburyo wakoramo background ku foto yo muri studio. Biroroshye, ubanza ukayiselectinga, umara kuyiselectinga igice ushaka gukora kibe full ahantu hose ukatufiringa noneho background ikiloadinga, ntabwo bitinda ikahita imara kwiyuzura ukagenda ukora utuntu tw'amafoto nyine ukora uri pairinga nyine tu background yawe. Wamara kuri pairinga nyine background yawe ukahita ufata tools ukatuselectinga subject. Subject ni umuntu ugiye gutandukanya hamwe na background. Warangiza ugahita ukoresha iyi action nayo uri mwishaka nayo mwandikira muri comment ngayibashaka nta kibazo. Ugiye kubisemo ifoto itemera. Okay, kamwereke ifoto itemera kunguko. Icyo umaze gusettinga nyine ifoto yawe kunguko nyine bisanzwe, imaze kweka subject uhita uplayinga nyine aho ngaho cyo ndimo ndakora ndimo ndagenda nyine nkosorana itagiye ifata neza urabibona tu. Ayo barangiza gukora utunguto uhita ukurishamo iyo action. Ndi nakoresha action kuko yako ntago muri buryo bundi bwo ntabwo nzabubereka, ariko nashatse kugira ngo mbeke uburyo bugezweho abantu bakoresha nyine tunga ba pro. Ama action yose ndashaka tuzayigiye gake paka tuyamenye. Hano ndimo ndagenda ndeba ise selecting yanjye neza nakaya gicucu nacyo ngenda nyikoresha mu kugira ngo kitaza kuba kimeze fu. Ngenda kumenya selecting subject yanjye, ubwo ni umuntu mita playing action, ntabwo bitinda ni vuba background ako kanya itiba fill. Urabona ko isi inyira mu kuntu gusa hasi haracyasa umweru kuntu kugira ngo umweru mukuremo nabyo byanyoroheye cyane. Amaje mu mirango ukanze undo inshuro zingahe nsubiza inyuma gato kuri background yanjye mita nkora ndamaza nagenda nyine nkosorana nagenda nkora nabi nyine tubura ukuntu nyine action itagikora neza bikangunga ko wanyura ugatsindagira fresh nkuko ya preset bikora. Nese nangira ndahuza ahantu hose magira fresh maze ukagira neza hose urabibona mita ngabanyamo ukuntu tujya ku buryo nagabanyamo uyu mweru uri hasi ku buryo shadow yiruse kugaragara ko yakore kuri background y'ibara rimwe ry'umutuku. Iri mpamvu hasi yabasa kuri ni ya matara nyine tu y'amalani. Bakikina kuzi selecting ngo ni layer mfatira brush mitanangira gusiga umutuku, ariko nabanje gukoresha umutuku usa nk'uri hejuru ndasiga neza cyane urabibona. Siga handi hari asumweru nyine kugira ngo background yanjye neza isa neza byatari. Okay, nangije kubikora uko nguko nahise icyo nese nkora nasengira none ndeba ko refresh ngabanya opacity. Urabona ko wa mweru uri hasi bitewe na light y'amalane namuritse byese bigenda ndagenda no makosura ndeba udufute ndo gusubiramo urabona mitangabanya opacity. Ni ibintu byose cyane nawe bishaka wabimenya kandi mu kanya gato. Ikibazo ugira cyose mumbwire muri comment ndagusubiza nta kibazo. Nyirangiza neza gukora iyi background yanjye nta kindi cyane nese nsigaza. Icyo nese nkora no kubanza nyine nagenda nuzuza n'ahandi hose ajya saguka nyine urabona hejuru tutwama baratwoye twivangamo amabara y'umweru ibiki n'ibiki nabyo nagiye ndi kubikosura. Ubu ngubu background yanjye isimera uko nguko nyine. Okay, rebe nahanaguye neza ndanagura hose kugira ngo haze kuba hari ibara rimwe gusa, ntabwo bitinda no bikaza. Ahubwo cyo nse ngo nasinyimejaringa nyine ifoto nyigira ya 4x5 kugira ngo nze kwishira kuri Instagram yanjye imeze neza nyine ifite imibare yuzuye 4x5. Nangije nduzuza ndafiringa none biba bisanzwe ifoto iteza na result imeze uko nguko. Mbona turi ku ruhande na imitenye croppinga vuba. Urabona ifoto yanjye background nayikoze imera uko nguko. Ni ibintu byose cyane. Ikindi se nkora nashaka ku buryo natangoramo retouch n'ibiki byose vuba urabibona. Ndangije ko ifoto yanjye nashyira action yanjye yayi naberetse muri episode ya 2. Okay, izo nditouching bisanzwe gukora naberetse. Ni ibintu biba byoroshye ubishaka kumenya uranyandikira muri comment hanyuma nkubwire uburyo babikora na handi wabyigiye tane no kuri Pixel Perfect Editing. Okay, na retouch ifoto nyuma zikiritacinga ndire ngo byose byibanze tu. Urabona ni ibintu byoroshye ibintu byihuse cyo bisaba laptop iraninga kandi ugasaba no kumbaza nutambaza bizakugora. Kunzagenda mbere ku buryo bwose ukoramo ifoto yo muri studio tuzigeza muri studio cyane mbere kurutizo za outdoor ko agiye foto zigezwa kenshi nizo muri studio. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ukanasharinga izo video kugira n'abandi bazirebe. Uko ngewe nitwa Baraka Photography ndi hano kugira ngo mbafashe kwiga editing by online nyine tu nta kibazo mwambwira tugume tukiga. Urabona ifoto yanjye nayikoze maze kuyitacinga urabona umuntu asa neza background isa neza mu kanya gato kandi ntabwo bigoye.
icyo usabwa gusa ni ukusubscribinga nyine kuri YouTube yanjye yitwa Pixel Perfect and Editing, cyangwa se ukamfollowinga kuri IG Baraka Photographer, tugakomeza tugakorana neza kandi urabona ko result yacu iba ari nziza, background isa neza, umuntu asa neza kandi nta kintu kigeze gihindukaho. Ubwo nta kindi, kara subscribe na comment kugira ngo mbashe kumenya icyo ndibuze kugusobanurira, kandi ndabashimiye mwese kuba munkurikirana, murakoze.